Iwacu twarakize duca ibintu, turanakena duca ibintu. Twatwaye ibikombe bibiri, icy'ubukire n'icy'ubukene, byombi twarabitwaye muri karitsiye. Ariko icyo ubuze wikigira urwitwazo. Twe mama niwe wari uri inyuma yo kudushyigikira mu myigire yacu. Mu 2000 ku itariki 9 z'ukwa Kane baragiye. Tuva mu ishuri tujya gucuruza amagi, duhinduka umwana w'amagi, inkoko zitatubyaye. Ariko uyu munsi mba muri doctora. Icyo ubuze wikigira impamvu ibasha gukora ibirenze ibyo wibwira. Izakora ibirenze ibyo uri gusaba. Akiri humure rikubwira ngo Imana iri mu ruhande rwawe. Niba abo mu isi bagira ibindi biringira, jambo rikavuga ngo bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho twiringira isumba byose ni gukomeza. Nirikubwira ngo haguruka icyo ubuze wikigira urwitwazo, Imana izagushyigikira. Icyo ubuze wikigira urwitwazo, Imana izagushyigikira. Kansubire. Icyo ubuze wikigira urwitwazo, Imana izagushyigikira. Abantu benshi badindizwa nuko babashije gushyira ibintu ku murongo bagasanga hari ibikibura. Nta muntu utangira yujuje ibintu, ahubwo ibyo ubuze wibigira urwitwazo. Haguruka, Imana izagushyigikira. None se byuzuye Imana yakora iki? Uruhare rw'Imana rwaburuye byose byari byuzuye. Haguruka, Imana izagushyigikira. Ibyo ushaka Imana izagushyigikira. Ibyo ukeneye Imana izagushyigikira. Ibyo wibwira ko bidari Imana izagushyigikira. Ibyo ubuze rero wibigira impamvu, wibigira urwitwazo. Dore yuko no muri iyi si buri wese afite icyo abuze. Imana usenga, Imana wamenye, iriteguye kugutera inkunga, ariko ntabwo igitera inkunga ibitekerezo, itera inkunga ibikorwa. Ihame ryo nshaka guhagararamo nguhumuriza nuko iyi Imana itanze igihe igishyiramo amahirwe. Uri muzima, uri amahoro. Nshuti rero uneze amatwi, wagize umugisha wo gukurikira ihumure. Ndashaka kuguhumuriza nkubwira ngo kwizera kwawe menya umuterankunga. Niyo mpamvu nasomye iri jambo natangije, ryavuze ngo menya umuterankunga uzagushoboza. Inshuti z'ihumure, abadukurikiye muri uyu mwanya, Imana ibahe umugisha. Ndabasuje cyane, bifurije ibihe byiza. Turi kumwe n'umugabo w'ubwenge, umugabo w'Imana usa n'umweru, wambaye neza pastor. Hanyuma turamwakiriye ku ihumure, Imana imuhe umugisha. Nge Ndikuzo Emi, tubana mu biganiro bitandukanye, ari buze kutwibwira, hanyuma namara kutwibwira ari buze kuduha amahame atatu, ari buze kuguhumuriza kuko turi ku ihumure. Ni karibu rero twakire Pastor Jado aze kutubwira amazina ye, ariko atubwire n'uwari kugira ngo amubonye bwa mbere babashe kuba kumwe nawe bamuzi. Ababanye natwe mu bihe byatambutse bakoze subscribe, Imana imuhe umugisha ko mwabaye inshuti z'ihumure. Nawe utarayikora uyikore, tugusabira umugisha kandi urahukwiriye, ni ngombwa. Hanyuma kandi nanone usibye n'ibyo turavuga tuti, niba ukunze ibiganiro tukugezaho ukore like, share ndetse na comment. Niba ubaza ikibazo kimubaze, hanyuma niba ukunze ibiganiro nyine ukore like. Munyemerere mutwakire umukozi w'Imana Pastor Jado. Turanezerewe kandi turishimye bakunzi b'Ihumure TV. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Twari tugarutse ngo tuganire ku byanditswe byera. Nari nasabwe kuvugwa hejuru y'amahame atatu yo guhumuriza ubuzima bwawe kugira ngo ubeho mu kwizera. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Wenda ndavuga gakeya, utaha nzongera nzafata umwanya tuganire byimbitse hejuru y'ibyo. So kugira umuntu ahumurizwe, daboro bikenera yuko amuhumurizwa n'isumba byose ibiri mu ruhande rwe. Rero ndaje mbanze nsome amagambo y'Imana asanzwe nkunda, nanitiriye channel yanjye, ariyo nza guhagararamo kugira ngo nkumenyeshe yuko ufite umuterankunga w'ubuzima bwawe. Ijambo riboneka mu gitabo cy'Abafilipi 4:13 haranditse ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga.
rero ibyo tugiye gukora byose twemereye yuko ari wowe muterankunga wacu. Ubundi niturangiza dusenga Imana, mvugane namwe ho gatoya, ubundi tubafashe gusenga kuboko Imana kwamamara. Nyagora ku ngoma Imana Aburahamu na Isaka na Yakobo, ndagushimiye ko unyemereye kuvuga ijambo ryawe muri uno mwanya, nkaba nisanze aha ngaha. Kubaho kwawe nikudutwikire, imbaraga zawe zidutwikire, kuko uri umwami ugira neza. Ntaba ari twe, ahubwo izina rye rihabwa icyubahiro. Urakoze kuri umwami ugira neza, none n'ibihe bidashira. Amen. Nitwa Kura Dusenge Jean Dodindi, ndi representative wa The Holy Israel Church cyangwa itorero ryera rya Israel. Dukorera hano i Kigali muri Nyamirambo. Nyine ndi umushumba w'iryo torero, nkorera ku musozi w'idini. Imisozi iratandukanye, ariko ni 7. Imisozi ni 7. Hari abakorera ku musozi wa politike cyangwa wa guverinoma mo kimwe, it depends nuko waba ubyumva. Hari abakorera ku musozi wa media, hariho Ikuzo Emi wahoze utuganiriza, wakorera ku musozi w'itangazamakuru. Hakabaho abakorera ku musozi wa business, bakora business in general. Ushatse wambaza ngo mbese ibyo abandi baba bari gukora ntago bifitanye isano nabyo, ngo cyazaba ikindi kiganiro kwacyo. Hari abakorera ku musozi wa art, siporo, bira byose mubasha kubona bitandukanye. Bakorera ku musozi navuze journalism, mvuga wa guverinoma, mvuze wa art, wa education. Of course abarimu tuboneho kubasuhuza, bakora umurimo udasanzwe kuvana virusi mu mitwe y'abantu umuntu aba yaravukanye, bakazidekoda kugira ngo zibashe kudushiramo. Hari abakorera ku musozi ku musozi ndi buvuge wuhe wundi usigaye n'umuryango. Yego, ni imisozi uko ari 7. Wowe tubasha kuwisanga aho turi benshi ku musozi w'umuryango, ariko kuri uwo musozi w'umuryango ugira ibyawo, kereka ari byo twagiye kwinjiramo. Hari ukubaho no kuwukoreraho, ni ibintu bibiri biba bitandukanye. Rero tunyuzwe no kuganira namwe, nendaga mbabwire yuko nge nkorera ku musozi, kuri uwo musozi nyine, ku musozi w'idini. Naho ngaho nge mbarirwa, niho mfitinga, nkafuzanya nawe ukorera kuri uwo nguwo, tugafatikanyiriza hamwe kugira ngo dukorere Imana. Kuko n'abandi bakorera ku yindi misozi batari ku musozi w'idini, nabo ni abakozi b'Imana. Kuko Kuro ntiyigeze aba pasiteri, ariko akazi yabashije gukora, bavuga ngo Kuro uwo nimikishije amavuta, Imana ikongera kuvuga ko ari umukozi wayo. Rero kereka bibaye ngombwa ko tuzabaha amateka ya Kuro nyirizina, ariko ntago ariyo ngiye gutambutsa, ariko Bibiliya imudefinisa cyangwa imugaragaza nk'umukozi wayo, kandi ntago yigeze aba pasiteri. N'aya mavuta asanzwe twakabigiye deep tukabibasobanurira. Imana yamwise izina mbere y'imyaka isaga 150 ataraza, imuha izina, irimuha haratangiye hayoboye sekuru bitaga Sitegisi. Harangiza kuvaho uwe niwe wari uyoboye ingoma y'Abamedi, aza kuvaho hayobora Abaperesi. Abaperesi baza bayobowe na Kuro. Bibiliya ivuga ngo nimikishije amavuta muri 45 mu gitabo cya Yesaya. So rero imuvuga nk'umukozi wayo. Namwe muri niba twakira nk'abakozi b'Imana, abaganga muri kuvura, namwe ujye mwumva yuko muri abakozi bisumba byose, izina ry'Uwiteka niryamamare. So turaza gucunguza uburyo umwete cyane, mvuge gato cyane ku byo Emi yifuze ko tuganiraho kugira ngo bigire icyo bihumuriza ubuzima bwawe. So kugira umuntu ahumure, iyo abavukiye mu cyaro umuntu yarifataga akavuza induru, yavuza induru, ariko akaza kumva umwikiriza avuga ngo imori. Kugira umuntu ahumure, ntago ari ukukubwira ngo humura gusa, agira ikimuhumuriza. Akenera ibimuhumuriza, ari byo byanditswe byera, ari amagambo y'Imana, ibintu byinshi bitandukanye bibashije guhumuriza umuntu. Ndashaka rero kuvuga amahame yo kuguhumuriza kugira ubone uko utera imbere. Amahame yaguhumuriza kugira ubone uko utera imbere. Amahame yo kuguhumuriza
kugira uwe no gutera imbere. Nshuti uneze amatwi, ndagira ngo nkusasire inzobe ntakubeshye. Gutera imbere bizagendana n'imyizerere cyangwa imyemerere ufite mu mibereho y'ubuzima bwawe. Niyo mpamvu nifuza yuko ugira imyizerere cyangwa imyemerere iguha ibyiringiro by'ejo hazaza. Kuko abantu benshi nukora ubushakashatsi uzasanga gutera imbere kwabo kwanga, ariko ikigufunze, ikigutangiriye ni imyemerere cyangwa imyizerere idahwitse. Nshuti rero uneze amatwi, ihame rya mbere ryo kuguhindurira amateka ngo uhumuriza ugomba kubamo ni ihame rifitanye isano n'uko wizera. Wizera ute? Wemera ute? Ibyo bintu bipfunditsemo guhumurizwa. Kuko tuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, niko ijambo ryavuze. Aha rero abantu benshi bakunze kuhirengagiza. Abakiranutsi bazagubwa neza. Uzi impamvu? Bazabeshwaho n'imirimo y'amaboko yabo. Abakiranutsi bazagubwa neza ku mpamvu yo kubeshwaho n'imirimo y'amaboko yabo. Urashaka guhumurizwa gukomeye, Imana iri inyuma ngo ishyigikire ibikorwa byose uzerekezaho amaboko. Imana iri inyuma ngo igutere inkunga. Ndaguhumuriza nkubwira ngo witinya, haguruka. Uzi ko Amerika kugira ngo itere muri Iraq yasanze Angleterre ikayiganiriza, kayibwira ngo mbese ntere muri Iraq uzamfasha. Amerika ihaguruka gutera muri Iraq bitewe n'umuterankunga. Mfite umuterankunga nshaka kukurangira, ari wo Uwiteka Imana Nyiringabo. Wiyangaja kugutera inkunga mu mishinga wari ufite. Ubw'Imana ije mu ruhande rwawe. Abaroma 8:31 ngo ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yabande. Umubisha wacu yabande. Imana ije mu ruhande rwacu. Nshuti rero uneze amatwi, wagize umugisha wo gukurikira ihumure. Ndashaka kuguhumuriza nkubwira ngo kwizera kwawe menya umuterankunga. Niyo mpamvu nasomye iri jambo natangije. Ryavuze ngo menya umuterankunga uzagushoboza. So iyo irabashije. Nakubwiye ngo Amerika itera Iraq yizeye umuterankunga Angleterre, wowe ufite umuterankunga utari Ubwongereza, ahubwo ufite umuterankunga ukomeye, ari wo Uwiteka Imana Nyiringabo. Ihumure rya mbere nshaka kukubwira nuko ufite umuterankunga, ariko ukeneye kumenya uko wizera. Ihame rya mbere rituma umuntu atera imbere akwiye guhumurizwamo ni imyizerere isobanutse. Kuki nongeye isobanutse? Ndagira ngo ngutangarize ko Imana usenga, Imana wamenye, iriteguye kugutera inkunga, ariko ntabwo igitera inkunga ibitekerezo, itera inkunga ibikorwa. Ndasubiramo, iyi Mana ihumure nshaka kuguha, haguruka izabana nawe, ariko ntigitera inkunga ibitekerezo, itera inkunga ibikorwa. Urashaka kubona kubaho kw'Imana, gira ibyo utangira, gira ibyo uhaguruka utangire. Uwiteka azururuka, azahagarana nawe, azahindura ibyanze guhinduka, kuko aje mu ruhande rwawe. Niba ushaka kubona rero kubaho kw'Imana, gira ibyo utangira. Nta Mana ibaha itera inkunga ibitekerezo. Ufite umuterankunga, nta gishoro ufite umuterankunga. Nta mwene wanyu ufite umuterankunga ukomeye mu mibereho y'ubuzima bwawe. Ni Kristo wo kugushoboza ibyo abantu bakeka kutabasha. Abantu benshi rero aha barananirwa. Mu 2000 mu kwezi kwa gatatu ku itariki 9 nibwo Isumba byose yamenyesheje akazi kanjye, ariko akamumbonamo uyu munsi ko umuntu ababwiye ngo ndi ku musozi w'idini. Kuko ababa bariganye nanjye ku kigo kimwe turi mu wa 5 segonderi, ndabyibuka twabajijwe ibyo umuntu agiye gukora. Nge ndababwira ngo ariko nubwo ndi kwiga hano negereje kurangiza nkajya muri Bibiliya kuko nge ngomba kuba pasiteri. Umwarimu wacu watwigishaga, ninde wari uri kutubaza, yatwigishaga filozofi sociology, we never know. Niwe wahise avuga ngo ariko wowe ushatse ubwo wahita ugenda kuba pasiteri, ntibikenera amashuri.
kuko nibyo bitekerezo bya benshi, niko umuntu abasha kubyumva, ariko ibintu byose bikenerwa kubyiga no kubibamo uko bikwiriye. Nshuti rero uneze amatwi, nagize umugisha wo kumenya biturutse n'Imana imenyesha ibyo ngomba kuba byo, mbyinjiramo mbere. Nkirangiza ishuri sinahamye, namenya aho ngomba kubera aho nzahererwa inshingano. Menya ko ari mu mujyi wa Kigali, kandi ibyo mbibwirwa nari ndi mu ntara y'Iburasirazuba ahantu bita Ikibungo cya Semakamba, ariko nditaba, Imana iranshyigikira, ngira challenges nyinshi zitandukanye, ariko uyu dushoboza, abantu batureba bakagira ngo turashoboye, uyu dushoboza aradushyigikira, birakunda. Rero ndagira ngo nkubwire ngo ufite umuterankunga nuhaguruka. Subiza amaso inyuma urebe ibintu wagiye uhaguruka ugatangira. Uyu muterankunga waramubonye. Ufite umuterankunga ukwiye kwizera, wakohereje ku isi utaje gutega amaboko, wakohereje ku isi hari umushinga kuzanyemo. Nta n'umuntu ukwiye kugukompeyaringa n'undi muntu, kukugereranya n'undi uwo ari we wese. No one, no product like manufacturer. Nta muntu n'umwe wamenya product nka nyiri kuyikora. Uyu wakohereje azi icyo yakohereje kumara. Muri filozofi hari icyo bitanga existence précédence. Iyi ntebe mubona aha yabanje kuva mu mutwe w'uwayikoze ayohereza ku isi, ayivanya ahatagaragara yizana ahagaragara. Niko wapfuye ahataboneka woherezwa. Haguruka Uwiteka azakujya imbere, azagutera inkunga mu byo ushaka gukora byose. Niyo mpamvu hari amasengesho adasubizwa, kuko ari amasengesho ahamagarira Imana gukora ibyo yagushinze gukora. Bene ayo masengesho yo ntajya asubizwa. Ihame rya mbere ryo gutera imbere, ryo gushaka kuguhumurizamo, nuko ufite umuterankunga nuhaguruka. Nagusezeranya ko hari umuterankunga ugomba kugushyigikira ugihaguruka. Uwo nguwo ategereza ko uhaguruka. Niyo mpamvu bamwe bajya bavuga ngo yo wateye imwe ngo itera 99 gushaka. Ni ukuvuga ngo iyi imwe niyo yihagurutsa, itarayibona ntabwo ibasha gutera izo ntambwe. Ubwo nanarize baba bashije gukora. Nshuti rero uneze amatwi, haguruka ufite umuterankunga. Jya mu ishuri ufite umuterankunga. Wivuga ngo bizacahe, nuhaguruka aziyeranje. Tangira jya muri business aziyeranje. Jya muri ako kazi aziyeranje. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Azagushoboza ibyo ukeka byakunaniye. Ihame rya kabiri nshaka kuza kuvugaho, usabwa kuzirikana, nuko iyo Imana iguhaye igihe, igishyiramo amahirwe. Imana iguhaye igihe ishyiramo amahirwe. Ihamwe rero rya kabiri nshaka ngo uhagararamo, nuko umenya yuko hari amahirwe. Izina ry'Uwiteka rihabwa. Ihame rya kabiri nshaka kuhumurizwamo, nuko iyi yaguhaye igihe igishyiramo amahirwe. Hari amahirwe Imana icomeka mu gihe. Iyi yiguhaye igihe ishyiramo amahirwe. Nshuti rero unteze amatwi, wowe wabyutse ugasanga uri muzima, menya ko hari amahirwe Imana yashyize muri uwo munsi. Na mu gitondo ubyutse uri gusenga, ntukabyibagirwe gusengera icyo kintu. Uvuge ngo Mana, ndagushimiye ko mpaye amahirwe yo kubyuka ndi muzima. Unshoboze gutahura amahirwe y'umunsi. Iyo yaguhaye igihe yashyizemo amahirwe, urashaka kubona kugira neza kw'Imana. Shaka uburyo utahura amahirwe yapanzwe muri uyu munsi, kuko Imana ntiyaguha igihe ngo ntiyashyiremo. Hari amahirwe yashyizemo. Nimubaza ndumva ni Trump ubwo yatorwaga, baramubajije ngo mbese kugira utere imbere bingana gutya byaturutse kuki. Yaravuze ngo niyongereye amahirwe. Mu bintu bitatu yashyizemo iyo point, ivuga ngo yarayiyongereye. Ni ukuvuga ngo hari amahirwe yari asanzwe, hari nayo yiyongereye. Urashaka impinduka, urashaka iterambere, iyongerera amahirwe yo kwinjira aho Imana ishaka ko winjira.
kwiyongerera amahirwe. Kwiyongerera amahirwe wambaza ngo ni ukuhe? Bijya bishoboka ko umuntu yakibaza gutyo. Iyo ubyutse mu gitondo cya kare jya umenya ngo ngize amahirwe. Ushobora kuhita uhurirana n'uko ubonye abantu bakukurihira amashuri ukayakomeza. Ongera ayo mahirwe. Kuko umuntu ashobora kujya kukugirira neza agasanga nta kintu na kimwe ari bushingireho, ariko waba ugifite agashaka uko agufasha. Iyongerere amahirwe. Ihame ryo nshaka guhagararamo nguhumuriza nuko iyi Imana itanze igihe igishyiramo amahirwe. Uri muzima, uri amahoro, kwa kundi abantu bakubwira ngo happy new year, ujye umenya ngo Imana impaye andi mahirwe yo kugira ibindi bintu nkora mu minsi yo kubaho kwanjye. Acira amahirwe apanzwe y'umunsi. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Acira amahirwe Imana yakugeneye y'umunsi. Izina ry'Uwiteka ryamamare. Iguhaye igihe. Ihame rya kabiri nshaka kugira ngo naryo rigucengere neza nuko iguhaye igihe ishyiramo n'amahirwe. Iryo naryo uryumve ukurikije ibyo nagiye nkubwira. Iguhaye igihe ishyiramo amahirwe. Rimwe nigeze nsura mushiki wanjye wari ufite ikibazo gisanzwe. Uwo mushiki wanjye nkimusura yari ayoboye ishyirahamwe ry'abana n'ubwandu ahantu. Noneho amaze kumusura, iryo shyirahamwe hari amashyirahamwe menshi, biviramo yuko ni patinasi yari yaje gufasha. Habura uvuga umuvugo, nawe uhimbye guhumbya no guhumbura. Nagiye kuwurangiza bahita bafata. Kuko mu mahirwe naringize nuko uwo muntu yasibye. Kandi nari nsanzwe ntavuga umuvugo, ariko ndawuvuga birakunda. Iyo Imana iguhaye igihe uracyahumeka, umugambi w'Imana ku buzima bwe urakomeje. Ntabwo yaguha igihe ngo ikimanemwe amahirwe. Ahubwo senga Imana uti Imana unshoboze kubyaza umusaruro amahirwe ndi buhure nayo y'uyu munsi. Kuko arahari. Hari amahirwe y'umunsi. Mu mibereho y'ubuzima bwawe hacometsemo icyo kintu cyitwa amahirwe. Imana igushoboze kubona amahirwe y'umunsi y'ubuzima bwawe. Hari amahirwe y'umunsi. Urashaka gukomera, senga Imana ikumenyeshe ayo mahirwe. Fungura amaso urebe kubona ayo mahirwe. Hari amahirwe agenwe y'umunsi. Twagenda tugusobanurira byinshi twabashije kugenda tubona. Ni amahirwe yagiye aza rimwe na rimwe tukanayabyaza umusaruro. Iyo ushaka impinduka ukayabona, yabyaza umusaruro. Ukiyafata yakomeze, yabyaza umusaruro. Uracyari hamwe na naka, bibyaza umusaruro. Aracyaguhagarariye, nihaza undi mu boss ashobora kuzakwirukana, bibyaza umusaruro. Biracyameze gutya, byaza umusaruro. Jya umenya yuko Imana iguhaye umunsi iba yashyizemo amahirwe yawe. Ntiwemere yuko amahirwe uhawe n'Imana aha amagenda gutyo, ahubwo yafate uyabyaza umusaruro. Nakayavuzemo byinshi bitandukanye, kuko Imana ntiyakora amakosa yo kutaguha amahirwe y'umunsi. Sinigitangaza ko ushobora gufungura radio akaba ari bwo uyumva. Sinigitangaza ko shefu wawe ushobora kugera ku kazi akakubwira ngo kugira ngo aka kazi ntikagiye kurangira. Amahirwe akaba arayo. Kumenya ko akazi uri gukora kageze ku musozo akaba ariyo mahirwe. Uri butangire kuvuga ngo okay, uku kwezi nzarya neza, ayo gutanya konserve gutya, biturutse yuko ukwa gatatu we never know. Abandi ubwo bajya mu marira, wowe ugatangira utundi tuntu pfundikanyije, tukazagira icyo tubyara, tukakwinjiza ku Imana yakuremeye biturutse ku mahirwe y'umunsi. Mahirwe rero ashobora ku ijambo wakiriye, ashobora kuba umuntu muhuye, ashobora kuba umuntu uguhamagaye kuri telefoni, ariko jya usenga Imana uyibwire ngo Mana, ubwo umpaye igihe nkaba mumeka umwuka w'abazima, hari amahirwe wampangiye, unshoboze kuyabyaza umusaruro. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Navugaga amahirwe y'umunsi. Imana igushoboze kuyamenya, Imana igushoboze kuyaviva no kuyitwaramo neza utayapfushije ubusa. Ihame rya nyuma nshaka kuza kuvuga niri kubwira ngo haguruka icyo ubuze wikigira urwitwazo, Imana izagushyigikira. Icyo ubuze
wikigira urwitwazo, Imana izagushyigikira. Kansubire, icyo ubuze wikigira urwitwazo, Imana izagushyigikira. Abantu benshi badindizwa nuko babashije gushyira ibintu ku murongo bagasanga hari ibikibura. Nta muntu utangira yujuje ibintu, ahubwo ibyo ubuze wibigira urwitwazo. Haguruka, Imana izagushyigikira. None se byuzuye Imana yakora iki? Uruhare rw'Imana rwaba uruhe byose byari byuzuye? Haguruka, Imana izagushyigikira. Ibyo ushaka Imana izagushyigikira. Ibyo ukeneye Imana izagushyigikira. Ibyo wibwira ko bidahari Imana izagushyigikira. Ibyo ubuze rero wibigira impamvu, wibigira urwitwazo. Dore yuko no muri iyi si buri wese afite icyo abuze. Kansubiremo, dore ko no mu iyi si buri wese afite icyo abuze. Nuriye ushaka kwigereranya nawe, nubwo ntanabyemera ntanabyifuza, nuriye ushaka kwigereranya nawe afite icyo abuze. Icyo ubuze wikigira urwitwazo. Haguruka, Imana izagushyigikira. Imana ihora yiteguye kugira ibyo ihindura, ihora yiteguye kugufasha, ihora yiteguye kugendana nawe, ihora yiteguye gukora ibyakunaniye. Haguruka, Imana izagushyigikira. Nabyibuka ngewe nyihinguka muri MKU muri Mount Kenya, nkigera muri bachelor ntaratangiramo maîtrise. Ndabyibuka nagiye muri Mount Kenya baravuga ngo next week you have a cut one, ngo cyumweru gitaha ngo tuzadufite kati ya mbere. Iyo bavugaga kati numvaga injangwe, kuko nge nigiye muri systeme francophone. Kuvuga kati nkumva ipusi. Sinzi niba wibaza icyo kintu. Twahingutse turi batandatu, bane baraduvaho, batatu bajya ku zindi university, twebwe dusigaraho. Umwe arabireka, babiri dusigaraho. Nsubiza muri semester 1 nasubije icyongereza kivanze n'igifaransa. Nteza ubwega aho mu kigo, birangira bankosoye, nta n'isomo na rimwe ryamfashe icyo gihe. Ndarokoka. Haguruka, Imana izagushyigikira. Ntikanze ibindi bihembwe bindi, ngenda nk'uko bisanzwe. Narinze ndangiza muri bachelor nta wumfashe. Kwiye mpamvu narinzi yuko icyo mbuze kuba ntazi icyongereza ntakwiye no kubigira urwitwazo. Nkisirokoka muri semester 1 nageze mu rugo, mbika Bible y'igifaransa n'uburi y'icyongereza, ntangira kuba ariyo nkoresha cyane. Even now ntago kiraba cyinshi nk'uko nyifuza, ariko maîtrise yo nayinjiyemo, nyinjiramo ntakeneye uwumfasha, ndi kwirwariza. Birinda bikunda, biremera. Nshuti uneza amatwi, niki nari nshatse kukubwira? Nari nshatse kukubwira ikintu kimwe cy'ingenzi. Iyi si buri wese afite icyo abuze, icyo ubuze wikigira impamvu. Haguruka, Imana yo mu ijuru izagushyigikira. Mfite ihumure rikubwira ngo Imana irahari, ngo igushyigikire, gutera inkunga igushyigikire. Humurizwa nuko Uwiteka ari umujyanama, ari mu ruhande rwawe. Rero mu rwego rwo kugira ngo satiraho nza gusoreza, ubwo nibiba ngombwa nzaganira namwe bindi, kuko aba ari byiza gufata umwanya tukaganira namwe. Reka nsome amagambo y'Imana wenda aboneka mu gitabo cya Efeso igice cya 3:20. Ayo magambo yo muri Efeso 3:20 ariyo nza gusorezaho. Uwiteka Imana Nyiringabo abahire, yagura imbago zanyu. Benshi tubasha kuganira kuri channel y'Iwacu, ariko ngomba gusura nanga kugira ngo dusangire ibyanditswe byera, dore yuko abantu bo mwihumure muri inshuti, muri abagenzi tuba duhuje. Rero reka dusome aya magambo yo mu gitabo cya Efeso 3:20. Handitse ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Kango subirire mwaya magambo ndebe buryo yagufasha kaguhumuriza. Nakubwiye umva ko ijambo rivuze nuko ibasha gukora ibiruta cyane. Haleluya. Ibyo dusaba ibiruta cyane, ibyo bintu bikuraje ishinga, ibasha gukora ibi biruta cyane, ngo ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Zayo ziri, ifite imbaraga zayo, ariko zizakorera muri wowe.
niwicara ntazo ubona. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane cyangwa ibirenze cyane ibyo uri kwibwira, ibyo uri gusaba. Izakora ibirenze. Haguruka. Icyo ubuze wikigira urwitwazo, iga gufata ikibazo cyawe ugihinduremo igisubizo. Imana ihagararane nawe. Uzakanga ibyo wari ufite nk'ibibazo, uzasanga byose byarabaye ibisubizo. Nibyo uri gusaba Imana, izakora ibirenze ibyo dusaba, ngo ndetse n'ibyo uri kwibwira. Nibiba ngombwa nzabaha bimwe mu buhamya bimwe mu buhamya wenda bizagira ibyo bibasha kubafasha. Twacu twarakize, duca ibintu, turanakena duca ibintu. Twatwaye ibikombe bibiri, icy'ubukire n'icy'ubukene, byombi twarabitwaye muri karitsiye. Ariko icyo ubuze wikigira urwitwazo. Twe mama niwe wari uri inyuma yo kudushyigikira mu myigire yacu. Mu 2000 ku itariki 9 z'ukwa Kane baragiye. Tuva mu ishuri tujya gucuruza amagi, duhinduka umwana w'amagi, inkoko zitatubyaye. Ariko uyu munsi mba muri doctora. Icyo ubuze wikigira impamvu, ibasha gukora ibirenze ibyo wibwira. Izakora ibirenze ibyo uri gusaba. Akiri ihumure rikubwira ngo Imana iri mu ruhande rwawe. Niba abo mu isi bagira ibindi biringira, jambo rikavuga ngo bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho twiringira isumba byose ni gukomeza. Kansengane nawe, Imana izahagurukana nawe, izakugenda imbere. Yo data, ndakumva. Etota kebefe kodesikia. Haleluya, haleluya. Ndagushimiye Imana kubw'uyu mukobwa uri guca ahantu haruhishe, kubw'uyu musore uri guca ahantu haruhishe, kubw'uyu mubyeyi byayobeye, kubw'uyu mugabo. Ndagushimye ko yumvisha aya magambo. Uri umuterankunga, turi abagabo bo kubihamya. Iyo uri mu ruhande rwacu nta mubisha, utegereza ko duhaguruka ngo ugendane natwe, kuko ari ikimenyetso cy'uko tugufitiye icyizere. Uyu muntu udukurikiye, mushoboze gutinyuka, kuko ubasha gukora ibirenze ibyo ari kwibwira, ibirenze ibyo ari kugusaba. Mushoboze mutinyure, mazina rye rihabwe icyubahiro. Ndamwingingira ngo ye gukamuka, umwongerera imbaraga n'ubushobozi, akaboko kwe kumubeho, ubutsinzi bwe bumubeho. Niyumva ijwi ryawe rivugira muri we, uko wagiye utuganiriza ukadusobanurira, nawe reka ariko bigenda. Haleluya, haleluya. Ngushimiye ibintu ugiye gukora nyuma y'iri jambo. Hari impamvu utumye yumvira ijambo, mushoboze kuribyaza umusaruro mu izina rya Yesu. Ikindi gihe wenda niba ngombwa tuzanaganira, tuvuge no mu buhamya. Imana nibiteho. Naho ubutaha, mwakoze gukurikirana Ihumure TV, tubasaba gukora ibyo baba batangiye bababwira, kugira ngo natwe nituza kongera kuvuga ubutumwa, ubwo butumwa bwihutire kukugeraho bitaruhanyije. Imana nibaha umugisha mu izina rya Yesu. Yes, reka dushimire umukozi w'Imana Pastor Jado. Ariko imwenyuye biraryoha. Okay, Imana ibaha umugisha Pastor Jado ndetse n'abadukurikiye mwese. Ni kuri Ihumure TV, tubana kenshi mu biganiro bitandukanye, kandi n'uwo turifuza ko dukomeza kugenda dusangira byinshi. Mwakoze cyane, reka mbashimire.